Yesu Kristo ashimwe. Uyu ni umunsi wa 49 dusoma Bibiliya. Turi mu gitabo cya Yosuwa. Tugiye gutangira dusoma igice cya 15. Dusome mu izina rya Yesu. Umugabane w'Abefurayimu. Umugabane wa bene Yosefu waheraga i Yorodani hateganye n'i Yeriko no ku mazi ya Yeriko iburasirazuba mu butayu. Urugabano rwawo rukazamuka ruva i Yeriko rukanyura mu gihugu cy'imisozi miremire rukagera i Beteli, rugahera i Beteli rujya i Luzi, rukanyura mu rugabano rw'Abaruki rukagera Ataroti, rukamanukana iburengerazuba ku rugabano rw'Abayafureti kugera mu rugabano rwa Betihoroni yo hepfo ariyo Gezeri, kandi iherezo ryarwo ryari inyanja. Nuko bene Yosefu, Abamanase n'Abefurayimu benda gakondo yabo. Kandi urugabano rw'Abefurayimu nk'uko amazu yabo ari rwaje rutya. Urugabano rwa gakondo yabo rw'iburasirazuba rwari Atarotadara ukagera i Betihoroni yo haruguru. Urugabano rw'iburengerazuba rukagarukira i Mikimetati ikasikasi, maze rugakebereza iburasirazuba rukajya i Tanati-Shilo, rukanyura iburasirazuba bw'i Yanowa, kandi rukava i Yanowa rukamanukana Ataroti n'intara rukagera i Yeriko, rukagarukira kuri Yorodani, rukagera i Tapuwa, rugakomeza iburasirazuba rukagera ku kagezi kitwa Kana, maze rukagarukira ku nyanja. Iyo niyo gakondo y'Abefurayimu nk'uko amazu yabo ari, hamwe n'imidugudu yarobanuriwe Abefurayimu hagati ya gakondo y'Abamanase, imidugudu yose n'ibirorero byayo. Ariko ntibirukanayo Abanyakanani babaga i Gezeri, ahubwo Abanyakanani baturana n'Abefurayimu na bugingo n'ubu, kandi bahinduka abaretwa babo. Umugabane w'Abamanase. Bafindira umugabane w'umuryango wa Manase, kuko ari we mfura ya Yosefu. Makiri yari imfura ya Manase sekuru wa Gileyadi, niwe wahawe iyi misozi, i Galeyadi n'i Bashani, kuko yari intwari. Bafindira n'umugabane wa bene Manase bandi nk'uko amazu yabo ari. Abo ni bo Abiyezeri na bene Heleki na bene Asiriyeli na bene Shekemu na bene Heferi na bene Shemida. Aba bavuzwe nibo bahungu ba Manase mwene Yosefu nk'uko amazu yabo ari. Ariko Serofehadi mwene Heferi mwene Gileyadi mwene Makiri mwene Manase ntiyabyaye abahungu keretse abakobwa, kandi ayo niyo mazina yabo: Mahira na Nowa na Hogira na Miruka na Tirusa. Barahaguruka basanga Eleyazari umutambyi na Yosuwa mwene Nuni n'abatware babo, baravuga bati: Uwiteka yategetse Mose yuko aduhana gakondo na bene wacu. Nicyo cyatumye abahana gakondo na bene se bakurikije itegeko ry'Uwiteka. Nuko umuryango wa Manase uhabwa imigabane 10, uretse ibihugu by'i Galeyadi n'i Bashani byo hakurya ya Yorodani, kuko abakobwa ba Manase bahanywe gakondo n'abahungu be, kandi bene Manase bandi bahabwa i Galeyadi. Nuko urugabano rw'Abamanase rwaheraga i Gasheri rukagera i Mikimetati herekeye Shekemu, maze urugabano rukanyura iburyo rukagera Enitapuwa. Igihugu cy'Itapuwa cyari icya Manase, ariko Itapuwa yari hafi y'urugabano rw'Abamanase hari ahaba Abefurayimu. Nuko urugabano rumanukira ku kagezi kitwa Kana ikusi yako. Iyo midugudu yari iy'Abefurayimu, ariko rero yari hagati y'Abamanase. Urugabano rw'Abamanase rwari kasikasi ya ka kagezi, kandi iherezo ryarwo ryari inyanja. Kandi ikusi yako haba ah'Abefurayimu, ikasikasi yako haba ah'Abamanase, kandi inyanja ni rwo rugabano rwabo
nuko bagera i Bwasheri, ikasikasi n'Ibwisakari iburasirazuba. Abamanase bahabwa mu Bisakari no mu Basheri imidugudu yitwaga Betisheyani n'imidugudu yaho, na Ibuleyamu n'imidugudu yaho, n'abaturage b'Idori n'imidugudu yaho, n'Abendori n'imidugudu yaho, n'Abitanaki n'imidugudu yaho, n'Abimegido n'imidugudu yaho, ariyo misozi 3. Bene Manase ntibabasha kwirukana bene iyo midugudu, ariko Abanyakanani bashaka kuguma muri icyo gihugu. Abisiraheli bamaze gukomera bakoresha Abanyakanani ikoro, ntibabirukana umuhashya. Bene Yozefu basaba kongererwa umugabane wabo. Ab'umuryango wa Yozefu babaza Yosuwa bati, ni iki cyatumye uduha umugabane umwe gusa n'igice kimwe kuba gakondo yacu, kandi uzi ko turi umuryango munini, kuko Uwiteka yaduhaye umugisha kugeza ubu? Nuko Yosuwa arabasubiza ati, niba muri umuryango munini, nimuzamuke mujye mu kibira mugiteme, mwiyagurire mu gihugu cy'Abeferezi n'Abarafa, kuko igihugu cy'imisozi ya Efurayimu ari imfungane kuri mwe. Abayozefu baravuga bati, igihugu cy'imisozi ntabwo cyadukwira, kandi Abanyakanani bose b'i Betisheyani n'imidugudu yaho, n'abari mu kibaya cy'Iyezereli, uko batuye mu gihugu cy'ibibaya, bafite amagare y'ibyuma. Yosuwa aherako abwira umuryango wa Yosefu, ari bo Befurayimu n'Abamanase, ati, muri umuryango munini koko, kandi mufite imbaraga nyinshi, ntimwahabwa umugabane umwe gusa, ahubwo igihugu cy'imisozi miremire kizaba icyanyu, kandi naho ari ikibira muzagiteme, n'imirenge yayo izaba iyanyu. Ariko Abanyakanani nubwo ari abanyambaraga, bafite n'amagare y'ibyuma, muzabirukane. Yosuwa ibice 18. Titire yaho iravuga ngo imiryango 7 ituma intumwa zo kujya kureba uko bakebewe. Nuko iteraniro ryose ry'Abisiraheli riteranira i Shilo, bashingaho ihema ry'ibonaniro, igihugu kirabagomokera. Kandi mu Bisiraheli hari hasigaye imiryango 7 itaragererwa igihugu ngo kibe gakondo yabo. Yosuwa abwira Abisiraheli ati, muzageza he kugira ubute bwo guhindura igihugu Uwiteka Imana ya ba sogokuruza yabahaye? Nuko nimutora abagabo 3 uko umuryango wose uri, mubanzanire mbohereze bagende igihugu bandika ingabano zacyo nk'uko gakondo y'imiryango iri, nibarangiza bazagaruka ahondi. Maze ati, bazakigabanyemo 7. Abayuda bazaguma mu rugabano rwabo ikusi, n'Abayozefu bazaguma ahabo ikasikasi. Maze muzandike igihugu mo imigabane 7. Nimurangiza muzanzanire urwo rwandiko hano, nanjye nzakibagabanisha ubufindo imbere y'Uwiteka Imana yacu. Abalewi ntibafite umugabane muri mwe, ahubwo ubutambyi bw'Uwiteka nibwo gakondo yabo. N'Abagadi n'Abarubeni n'ab'igice cy'umuryango wa Manase bamaze guhabwa gakondo yabo hakurya ya Yorodani iburasirazuba, niho Mose umugaragu w'Uwiteka yabahaye. Nuko abo bantu barahaguruka baragenda, bakigenda bajya kwandika ingabano z'igihugu. Yosuwa arabihanangiriza ati, nimugende igihugu cyose, mwandike ingabano zacyo, maze muzagaruke ahondi, nanjye nzakibagabanisha ubufindo imbere y'Uwiteka hano i Shilo. Abo bantu bagenda icyo gihugu, bandika imigabane yacyo mu gitabo uko ari 7, bashyiraho n'imidugudu yaho. Maze basubirayo basanga Yosuwa mu ngerero z'i Shilo. Nuko Yosuwa abagabanisha ubufindo imbere y'Uwiteka i Shilo, agabanya Abisiraheli icyo gihugu nk'uko imiryango yabo iri. Umugabane w'Ababenyamini. Umugabane w'umuryango w'Ababenyamini uboneka nk'uko amazu yabo ari, kandi urugabano rwabo rugera muri bene Yuda na bene Yosefu. Urugabano rw'ikasikasi rwaheraga kuri Yorodani
rukazamuka mu rugabano rw'i Yeriko rwerekeye ikasikazi, rukanyura mu gihugu cy'imisozi miremire iburengerazuba, rukagarukira mu butayu bw'i Betaveni, rugakomeza i Luzi ariyo Beteli mu rugabano rwaho rwerekeye ikusi, rukamanukira Atarotadara iruhande rw'umusozi ikusi y'i Betihoroni yo hepfo. Nuko rugeze ku ruhande rw'iburengerazuba rugakebereza aho rujya ikusi, uhereye ku musozi uteganye n'i Betihoroni ikusi, rukagarukira i Kiriyatibari ariyo Kiriyatiyeyarimu, umudugudu w'Abayuda. Urwo ni rwo rugabano rw'iburengerazuba. Urugabano rw'ikusi rugahera ku iherezo ry'i Kiriyatiyeyarimu rukagera iburengerazuba, rukagarukira ku isoko y'amazi ya Nefutowa, maze rukamanuka iherezo ry'umusozi uteganye n'igikombe cya mwene Hinomu, aho gisanganira mu gikombe cy'Abarafa ikasikazi, rukamanukana muri icyo gikombe cya Hinomu ruteganye n'Abayebusi ikusi, rukagera kuri Enirogeri, bakaruzana batyo ikasikazi, rukagarukira Enishemeshi, rukajya i Geriroti hakurya y'inzira izamuka kuri Adumimu, maze rukamanuka ku gitare cya Bohani mwene Rubeni, rukanyura iruhande ruteganye na Araba ikasikazi, rukamanukana muri Araba, rukanyuraho rukagera mu ruhande rw'i Betihogula ikasikazi, kandi iherezo ryarwo riba ikigobe cy'inyanja y'umunyu ikasikazi, ikusi ya Yorodani. Urwo ni rwo rugabano rw'ikusi, kandi Yorodani yabaye urugabano rwaho iburasirazuba. Iyo niyo gakondo y'Ababenyamini nk'uko ingabano zayo zazengurutse nk'uko amazu yabo ari. Kandi imidugudu y'umuryango w'Ababenyamini nk'uko amazu yabo ari ngiyi: Yeriko na Betihogula na Emekikesisi na Betaraba na Semarayimu na Beteli na Avimu na Para na Ofura na Kefaramoni na Ofuni na Geba. Imidugudu ni 12 hamwe n'ibirorero byayo: Gibewoni na Rama na Beroti na Misipa na Kefira na Mosa na Rekemu na Iruperi na Tarara na Sera na Elefu na Yebusi ariyo y'i Yerusalemu na Gibeya na Kiriyati. Imidugudu ni 14 n'ibirorero byayo. Iyo niyo gakondo y'abaye Benyamini nk'uko amazu yabo ari. Ibice 19 by'igitabo cya Yosuwa. Umugabane w'Abasimewoni. Nuko ubufindo bwa kabiri bwerekana Simewoni. Niwo muryango w'Abasimewoni nk'uko amazu yabo ari, kandi umugabane wabo wari hagati mu mugabane w'Abayuda. Nuko bahabwa imidugudu ngo ibe gakondo yabo: Berisheba cyangwa Sheba na Morada na Hasarishuwari na Bara na Esemu na Elitoholadi na Betura na Horuma na Sikuragi na Betimarukaboti na Hasarisusa na Betilebawoti na Sharuheni. Imidugudu ni 13 hamwe n'ibirorero byayo: Ayini na Rimoni na Eteri na Ashani. Imidugudu 4 n'ibirorero byayo, hamwe n'ibirorero byose bikikije iyo midugudu kugeza i Baratiberi ariyo Rama ikusi. Iyo niyo gakondo y'umuryango w'Abasimewoni nk'uko amazu yabo ari. Ariko umugabane w'Abasimewoni wakuwe mu mugabane w'Abayuda, kuko igice cy'Abayuda cyabaruse ubwinshi. Nicyo cyatumye Abasimewoni bahabwa gakondo hagati muri gakondo yabo. Umugabane w'Abazebuluni. Ubufindo bwa gatatu bwerekana Abazebuluni nk'uko amazu yabo ari, kandi urugabano rwa gakondo yabo rugera i Sarida, rukazamurwa iburengerazuba kugeza i Marara, rukagera n'i Dabesheti, rukagera ku kagezi kari imbere
ya Yokineyamu, uhereye i Sarida rukakebereza iburasirazuba rukagera mu rugabano rwa Kisilotitabora, rukagarukira i Daberati, rukazamuka rugera i Yafiya, uhereye aho rukanyura iburasirazuba rukagera i Gatiheferi na Etikasini, rukagarukira i Rimoni, rugakomeza i Neya, rugakebereza aho ikasikasi rujya i Hanatoni, kandi iherezo ryarwo ryari mu gikombe cya Ifutaheli. Kandi bahabwa Ikatati na Harari n'Ishimuroni n'Idara n'i Betelehemu. Yose ni imidugudu 12 hamwe n'ibirorero byayo. Iyo niyo gakondo y'Abazebuluni nk'uko amazu yabo ari. Umugabane w'Abisakari. Ubufindo bwa kane bwerekana Abisakari nk'uko amazu yabo ari. Urugabano rwabo rwagarukiraga i Yezereli n'i Kesuloti n'i Shunemu n'i Hafarayimu n'i Shiyoni na Anahatirati n'i Rabiti n'i Kishiyoni na Ebeza n'i Remeti na Eniganimu na Enihada n'i Beti Pazezi, maze urugabano rukagarukira i Tabora n'i Shahazumu n'i Betishemeshi, kandi iherezo ry'urugabano rwabo ryari Yorodani. Yose ni imidugudu 16 hamwe n'ibirorero byayo. Iyo niyo gakondo y'umuryango w'Abisakari nk'uko amazu yabo ari, imidugudu n'ibirorero. Umugabane w'Abasheri. Ubufindo bwa gatanu bwerekana Abasheri nk'uko amazu yabo ari. Urugabano rwabo rwari i Helikati n'i Hari n'i Beteni na Akishafu na Aramaleki na Amadi n'i Mishari, nuko rukagera i Karumeli iburengerazuba n'i Shihori-Libunati, rugakebereza iburasirazuba rukagera i Beti Dagoni, maze rukagera i Zebuluni no mu gikombe cya Ifutaheli, rukagera i Betemeki n'i Neyeli ikasikasi, rukagarukira i Kabuli ibumoso na Eburoni n'i Rebohu, i Rehobu n'i Hamoni n'i Kana no kugeza i Sidoni nini. Nuko urugabano rugakebereza i Rama, rukagera no ku mudugudu w'i Tiro ugoswe n'inkike z'amabuye, maze urugabano rugakebereza i Hosa, kandi iherezo ryarwo ryari inyanja hegeranye ni Akizibu, kandi bahabwa na Uma na Afika n'i Rehobu. Yose ni imidugudu 22 hamwe n'ibirorero byayo. Iyo niyo gakondo y'Abasheri nk'uko amazu yabo ari. Umugabane w'Abanafutali. Ubufindo bwa gatandatu bwerekana Abanafutali ari bo bene Nafutali nk'uko amazu yabo ari. Urugabano rwabo rwaheraga i Herefi ku giti cy'umwera kiri i Sananimu na Adaminekebu n'i Yabuneri kugera Rakumu, kandi iherezo ryarwo ryari Yorodani, maze urugabano rugakebereza iburengerazuba rukagera Azinotitabora, uhereye aho rukagarukira i Hukoki, nuko rukagera i Buzebuluni ikusi, rukagera i Bwasheri iburengerazuba, kandi Buyuda kuri Yorodani iburasirazuba. Kandi imidugudu igoswe n'inkike z'amabuye bahawe ngiyi: Sidimu na Sera na Hamati na Rakaki na Kinereti na Adama na Rama na Hasori na Kedeshi na Edureyi na Enihasori na Ironi na Migidoreri na Horemu na Betenati na Betishemeshi. Yose ni imidugudu 19 hamwe n'ibirorero byayo. Iyo niyo gakondo y'umuryango w'Abanafutali nk'uko amazu yabo ari.
imidugudu n'ibirorero byayo. Umugabane w'Abadani. Ubufindo bwa karindwi bwerekana umuryango w'Abadani nk'uko amazu yabo ari, kandi urugabano rwa gakondo yabo rwari Sora na Eshitawoli na Irishemeshi n'Isharabini na Ayaloni na Itura na Eloni n'Itimuna na Ekuroni na Eliteke n'Igebetoni n'Ibarati n'Iyahudi n'Ibeneberaki n'Igatirimoni n'Imeyakoni n'Irakoni mu rugabano rwerekeye Iyopa. Kandi igihugu cy'Abadani cyisumbura urugabano rwabo, kuko Abadani bazamutse bagatera Ireshemu bakaharwanya bahanesheje inkota, barahahindura baturayo. Maze Ireshemu bahita Idani, bahitirira n'izina rya sekuruza Dani. Iyo niyo gakondo y'umuryango w'Abadani nk'uko amazu yabo ari, imidugudu n'ibirorero byayo. Nuko barangiza kugabanya igihugu mo gakondo bakurikije ingabano zacyo, kandi Abisiraheli baha Yosuwa mwene Nuni gakondo hagati muri bo bakurikije itegeko ry'Uwiteka. Bamuha umudugudu yasabye witwa Timunatisera wo mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, yubakayo umudugudu awuturamo. Iyo niyo gakondo Eliyazari umutambyi na Yosuwa mwene Nuni n'abatware b'amazu y'imiryango y'Abisiraheli bagabanishije ubufindo i Shilo imbere y'Uwiteka, bari ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Uko niko barangije kugabana igihugu. Komeze n'igice cya 20. Titire yacyo iravuga ngo imidugudu y'ubuhungiro. Uwiteka abwira Yosuwa ati, bwira Abisiraheli uti, mwitoranyirize imidugudu y'ubuhungiro yo nabategekesheje ururimi rwa Mose, kugira ngo gatozi wishe umuntu wese atabyitumye cyangwa atabizi ayihungiremo, kandi izajye ibabera ubuhungiro bwo guhunga umuhozi. Gatozi uhungiye muri umwe muri iyo midugudu azahagarare ku irembo ry'uwo mudugudu yisobanurire abatware bawo, nabo bazahera ko bamwinjiza mu mudugudu bamuha aho aba. Kandi umuhozi namukurikirayo ntibazamuhe gatozi ngo amuhore, kuko yishe mugenzi we atabyitumye, adasanzwe ari umwanzi we. Nuko azagume muri uwo mudugudu kugeza ubwo azahagarara imbere y'iteraniro gucirwa urubanza nabo, ukageza n'igihe umutambyi mukuru yasanze mu butambyi azapfira. Maze gatozi azahera ko agaruke iwabo mu rugo rwe mu mudugudu yahunzemo. Nuko bitoranyiriza i Kedeshi y'i Galilaya mu gihugu cy'imisozi y'i Bunafutali, n'i Shekemu mu gihugu cy'imisozi y'i Bwefurayimu, n'i Kiriyataruba ariyo Heburoni mu gihugu cy'imisozi y'i Buyuda. Kandi hakurya ya Yorodani iburasirazuba bw'i Yeriko batoranyayo i Beseri mu butayu bwo mu bitwa h'umuryango w'Abarubeni, n'i Ramoti y'i Galeyadi h'umuryango w'Abagadi, n'i Golani y'i Bashani h'umuryango w'Abamanase. Iyo niyo midugudu yakubitiwe Abisiraheli bose n'umunyamahanga wese ubasuhukiyemo, kugira ngo uwishe umuntu wese atabyitumye azahungireyo, ye kwicwa n'umuhozi kugeza ubwo azahagarara imbere y'iteraniro. Imana rero ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo n'igice cya 21. Mukomeze kugira icyumweru cyiza, kandi Uwiteka akomeze kubihishurira muri byose. Imbaraga z'Imana no kubaho k'Umwuka Wera muri mwe bigwire rwose mu izina rya Yesu.